Umukristo wo mu idini rya Zion Temple yatawe muri yombi nyuma yo gushaka gutwikira Apotre Gitwaza mu rusengero, gusa ibingibi ntabwo byagezweho. Inkuru dukesha Igihe, Inyarwanda n'ibindi binyamakuru bigiye bikomeye itugezaho ko polisi y'u Rwanda yo mu karere ka Rwamagana yari icumbikiye umukristo wo mu idini rya Zion Temple ushinjwa kuba yarashatse gutwikira umukuru w'iryo dini ari we Paul Gitwaza ku mugoroba wa 17 z'ukwa karindwi 2013 mu rusengero rwabo ruri mu murenge wa Kigabiro mu karere ka Rwamagana. Ushobora kuba wibaza uti se ibingibi bitigeze bibaho na rimwe, by'umwihariko mu Rwanda nyine nk'igihugu cyuje umutekano ndetse n'ubutabera ndetse no kurengera abantu abari bo bose, ibingibi byaba byaratewe n'iki? Apotre Gitwaza tuzi yuko ari umu apotre cyangwa se umushumba ukomeye cyane, ikindi kandi ukoresha ukuri. Yaba yaratandukiriye gute kugira ngo ababaze uyu mukristo witwa Emmanuel Kamana watawe muri yombi bitewe no kugerageza kumutwikira mu rusengero? Ese ni ikosa ringana gute Apotre Gitwaza yaba yarakoreye uyu mugabo? Ubwo rero gumana nanjye kugira ngo ubashe gusobanukirwa kimwe ku kindi, maze usobanukirwe byose. Nk'ibisanzwe ucyumvira ijwi uhita wumva yuko utibeshye. Iyi nimenye byose ica kuvumbuza isho yo yibagizaho Ndikeni Chris. Nakwibutsa wowe utarakora subscribe kuba wayikora, maze like na share kugira ngo ibiganiro byiza nk'ibi bijye bibasha kugera kure kandi kure ahashoboka. Ubundi ibingibi dukunda kubyumva mu bihugu byo hirya no hino, cyane cyane ariko by'umwihariko ibihugu bifite umutekano mukeya hafi ya ntawo. Iyi nkuru nibwo bwa mbere yavugwa mu Rwanda ngo aho umukristo agerageza gutwikira umushumba, cyane cyane kandi umushumba ukomeye ku isi. Ntago ari mu Rwanda gusa Apotre Gitwaza azwi, ahubwo azwi ahantu henshi hagiye hatandukanye, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Israel n'ahandi henshi hagiye hatandukanye, kuko Zion Temple ifite amashami ahantu henshi hagiye hatandukanye. Ubwo rero uyu mukristo wagerageje ngo kumutwikira mu rusengero nubwo bitagezweho. Ibi nibyo tugiye kubanza dusobanukirwa, ati yaba yaramujije iki, cyangwa se Apotre Gitwaza ni irihe kosa riremereye ry'uyu mukristo yaba yaramukoreye kugira ngo kwihangana binanirane kugezaho ngo agura akabido ka essence akagerageza gutwikira Apotre Gitwaza mu rusengero. Uyu mukristo witwa Kamana Emmanuel yatawe muri yombi ku mugoroba wo ku 17 z'ukwa karindwi 2013 afite akajerekani karimo essence, ubwo yageragezaga kukinjirana mu rusengero Gitwaza yigishirizamo aho mu karere ka Rwamagana. Kamana Emmanuel yabwiye itangazamakuru ko umupastor witwa Kalisa yari yamutumye kugura lisanse y'amafaranga 3,000 ngo ize kwifashishwa mu gihe umuriro waramuka ubuze, kuko basengaga ku masaha y'umugoroba kandi umuriro ukunze kubura aho muri Rwamagana. Ahangaha ikintu kigaragara nuko uyu mukristo witwa Kamana Emmanuel atari we ushobora kuba warakorewe amakosa, cyangwa se hari icyo Apotre Gitwaza yaba yaragerageje kumukorera kitari cyiza, ahubwo ni ya mashyari aba mu bapasteri n'abandi. Kuko nguyu Kamana Emmanuel yabwiye polisi yuko ngo ari umupasteri witwa Kalisa ngo wari wamutumye ngo akajerekani ka essence y'3,000 ngo mu gihe ngo bazaba bari gusenga ari ku mugoroba, kubwo umuriro uzaba wagiye aba aribwo ayo mahana azayakora. ngo kuko mwako karere ka Rwamagana aho urwo rusengero rwubatse rwa Zion Temple ngo akenshi ngo ku mugoroba ngo umuriro waragendaga. Ubwo rero uyu nguyu Kalisa tutazi icyo yaba yarapfuye na Apotre Gitwaza, ariko dushobora kuba twabona hepfo muri iyi nkuru ngo niwe wagerageje gutuma uyu mukristo witwa Kamana Emmanuel iyo essence kugira ngo bakore ayo mahano, bakore ubwo bwicanyi bugambiriwe. Kamana akomeza avuga ko ubwo yageragezaga kwinjira mu rusengero abari ku muryango bamutangiriye, nawe akihagararaho ngo yinjire ashyikirize ubutumwa wari wamutumye. Impagarara zitangira ubwo Pastor Kalisa we ubwe yahakanye ko atigeze atuma uwo mukristo
kugura lisanse. Ikigaragara ngo uyu mukristo Kamana akimara kugera ku muryango umuriro wari utaragenda neza, abadiyakoni ndetse n'abandi bakristo babonye ko uwo mukristo ako kabido kazanye atari akubusa cyangwa se atari amazi arimo cyangwa se atari neza imuzanye, maze bagerageza ngo kumubuza cyangwa se kumukumira. Nawe yihagararaho ngo agamije gushyikiriza Pasiteri Kalisa ngo ubutumwa bwe. Gusa Pasiteri Kalisa ngo muri polisi ibingibi yarabihakanye, yahakanye yuko ngo ari we waba waratumye uyu mukristo iyi esanse yo gutwika Zion Temple ndetse na Gitwaza arimo. Amakuru adafitiwe ibimenyetso yamenyekanye mu mujyi wa Rwamagana ku mugoroba yavugaga ko ngo uwo Kamana yari afite n'ikibiriti ngo akaba yarashakaga gutwika Paul Gitwaza bita intumwa y'Imana mu idini rya Zion Temple. Kamana asanzwe ari umuririmbyi muri korali iririmba muri Zion Temple. Uyu Kamana ntabwo yari umukristo gusa ngo ahubwo yari asanzwe ari n'umuririmbyi. Gusa ngo inkuru idafitiwe gihamya ngo yemeza yuko ngo yaraje adafite akabido gusa ngo ahubwo ngo yari afite ngo n'ikibiriti. Ibi ngibi ngo akaba ari byo byari nyine bashingiyeho bavuga yuko cyangwa bagerageje kumukumira kugira ngo atinjira, ko baravuze ngo nta muntu wagenda n'akabido k'amazi ndetse n'ikibiriti. Ibi ngibi hari ikindi gisobanuye, ntabwo aka kabido ari amazi arimo. Bavuga ko ibi babishingira ko kuva mu kwezi kwa Mata uyu mwaka, ubwo ni 2013, iryo dini harangwagamo umwuka mubi watewe nuko hari bamwe muri iryo dini bahimbye ibinyoma baharabika Pastor Kalisa Mulisa kandi ngo yarayoboye abakristo neza. Bari barafatanyije kubaka urusengero rugezweho no mu mujyi wa Rwamagana. Ahangaha ngo cyaba cyarateye uyu mupasiteri witwa Kalisa kuba yagira uyu mujinya w'umuranduranzuzi umeze gutya, ngo nuko ngo hari bamwe mu bakristo bashobora kuba ngo baraharabitse uyu mupasiteri ngo yuko nta kintu yabagejejeho cyangwa se hari andi makosa baba baramushinjije, ariko bashyigikiwe n'umushumba mukuru ari we Pasiteri Gitwaza. Ibi ngibi akaba ari byo byamuteye uburakari, akumva yuko yatwika urusengero rwose, by'umwihariko mu gihe Pasiteri Gitwaza ngo yari arurimo yigisha. Ibyo bamwe bita ibinyoma ngo byaba byaratumye Paul Gitwaza yimura Pastor Fred Mulisa ku buyobozi bw'urusengero bwa Rwamagana, akahazana Pastor Kalisa Innocent utarishimiwe na benshi mu bakristo. Ahangaha ngo byatewe na Pastor Mulisa, ariko ngo Gitwaza agahita abahinduranya akakura Mulisa ahubwo agahita hazana Kalisa Innocent, bitewe nuko uyu wa mbere ntago yari yishimiwe n'abakristo. I Rwamagana bavuga ko ku cyumweru gishize ubwo Gitwaza yavugiraga mu rusengero ko agiye kwimura Pastor Mulisa akamusimbuza uwitwa Kalisa, ngo abakristo barasakuje cyane kandi bagaragaza ko batabyishimiye. Paul Gitwaza nawe ngo yavugiye amagambo atarashimishije bamwe mu batarashakaga ko Pastor Mulisa yimurwa. Amaherezo ariko Pastor Mulisa yaje kwimurirwa mu mujyi wa Kigali asimburwa na Pastor Kalisa Innocent. Ku mugoroba washize rero ubwo Pastor Gitwaza yigishaga muri urwo rusengero, nanone ngo haba hari batarabyishimiye, bagakeka ko uwo Kamana yaba ari umwe mu bo bashatse guhungabanya Pastor Gitwaza cyangwa se hakaba hari uwo bimutumye nyine mu bandi batabyishimiye. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu ntara y'Iburasirazuba akaba n'umugenzacyaha wa Pastor Saint Emmanuel Karuranga yabwiye Kigali Today ko polisi y'u Rwanda iri gukora iperereza ryimbitse kuri icyo kibazo, ariko yirinze kugira amakuru atangaza ko
hemewe niba uwo Kamana yari yatumye lisansi kandi yari afite ikibiriti cyangwa se niba polisi ifite ibindi bimenyetso. Amakuru aturuka muri bamwe mu bashinzwe umutekano batifuje gutangaza amazina aravuga ko ikibazo cy'umutekano muke n'umwiryane mu bagize idini rya Zion Temple muri Rwamagana cyaganiriweho mu nama y'umutekano yabaye ku wa mbere tariki ya 15 z'ukwa karindwi 2013 ngo nyamara nubwo ngo iki kibazo cy'umutekano n'umwiryane cyangwa se n'ibindi bibazo byaba biri muri uru rusengero cyakomeje ariko cyari cyarabanje kuganirwaho tariki ya 15 z'ukwa karindwi n'ubundi 2013 imyaka 2 irashize. Maze hashize iminsi 2 kuko ibingibi byageragejwe tariki 17 z'ukwa karindwi 2013 nibwo bagerageje ngo kuba bamutwikira mu rusengero. Ngayo amakuru nari nabateganyije gusa ibingibi byarakumiro, ibingibi birababaje cyane, aho ibingibi byagakwira ahubwo kuba hanze mu barara n'ahandi hagiye hatandukanye, ntago byagakwiriye kuba mu rusengero nyine nk'abantu nyine batubereye nk'inyenyeri cyangwa se nk'intangarugero zacu. Nk'ibisanzwe iyi yarimenya byose ica kuvumbuza isho. Njye wibagezaho ndi Ken Chris. Nagusaba wowe waba wibagiye gukora subscribe kuba wayikora kugira ngo ubutaha tuzabe turi kumwe. Reka ngusezere nkubwira nti hasta la vista.